Muri iki gihe isi igenda ihangana n'imihindagurikire y'ibihe, biragusaba kubaka ibirambye kandi bikomeye. Aha niho Istanbul Quality Ltd izagaragariza ubushongore n'ubukaka bwayo. Aba bahanga batarya iminwa mu guha ubukomere inzu yawe kuva muri fondasiyo kugera yuzuye. Ntahandi wabasanga uretse muri Istanbul Quality Ltd. Bagane bagufashe maze inyubako yawe uzayirinde gusaza imburagihe. Uru ruganda rukora brokasima zitandukanye haba mu bunini cyangwa mu buremere. Aha niho honyine uzasanga solid blocks. Ibi byifashishwa muri fondasiyo y'inzu maze bikayirinda kujegajega. Amapava atandukanye yabakirwa mu muhanda cyangwa mu rugo akakurinda umwanda maze ugusuye akabiguhera icyubahiro. Ikindi kandi yose ari mu mabara atandukanye. Muri Istanbul Quality Ltd niho honyine uzasanga curbstone. Izi zifashishwa mu kubaka bordire cyangwa imiferege itwara amazi ku mihanda. Uruganda Istanbul Quality Ltd rufite ubushobozi bwo gukora amatafari 10,000 ku munsi. Bityo ukoresheje amatafari yacu abahaye ubwishingizi burambye inyubako ye. Dore ko tubafitiye ibikoresho bikomeye kandi bigezweho twivaniye muri Turukiya. Ushaka kurangura cyangwa detaye wadusanga ku ruganda mu karere ka Kicukiro, ni mu murenge wa Gahanga muri centre ya Kagasa, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone mubona kuri screen zanyu. Twabibutsa ko Istanbul Quality Ltd ifite amashami mu Rwanda, Zambia na Senegal. Ubaka ibirambye hamwe na Istanbul Quality Ltd.